na covid iri izaba ari super lockdown. Iyi ngiyi yatewe na covid urumva, iyi ngiyi yari fake lockdown cyambere. Nawe uranabireba niyo wandeba ku maso sinya sinzira burangira amaso atatu, kandi umuntu muzima wese ubundi yakagiza amaso atatu nka supermanager. Amaso atatu hari amaso urabyibuka, none ubu ninjije miliyoni 200, ndagenda muri Benz ya miliyoni 35 Mercedes Benz. Hayibaze ubwo abanzegaga kamando ujye ubibona Chikinorisi yo yahuraga na Vandame. Alright, ni Free Life TV and of course njye mba DJ mubera nkuko musanzwe mumenyerera aho tuba tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye nkuko twabasezeranyije ebana bakubitira ngo convention itumanuka mu kabuga kamusha cyane tugenda tubahuza n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Ikindi tuhura n'abaturage nabo tuganira, ariko uyu munsi noneho ntago twagiye kuganira n'abaturage nkuko twari tumaze iminsi tubamenyereje kuba tubaha ibiganiro twakoreye mu baturage. Umunsi turi kumwe n'icyamamare n'umwe mu bagabo bari gutrendinga muri iyi minsi, yamaze ngira ngo nk'imyaka igera muri 4 yibasiye industry y'Abanyarwanda entertainment, atrendinga kuva kuri iyo myaka yose ne kugeza n'ubu ngubu. Umugabo aracyari umugabo, super manager the Kong. Reka atangira ababwira n'andi mazina muri iyi minsi ngo afite n'akazina gashya. Super the real brand ambassador of Esperanza, the bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, super manager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong, inspiration of the youth, from zero to hero. Mtoto wa Mungu, the Konyene boy, super manager, the Konyene boy, king of YouTube, champion. My religion is love. Idini ryanjye n'urukundo. Yeah man, let's go. I'm in the house right now. Yes. Ngo rero super manager gira ngo niwe twabasaniye uyu munsi kuri Free Live TV. Nkuko mubizi rero super manager murabizi ko ntagajya bahereza. Super manager dufite amakuru menshi cyane tujye kuganira na super manager. Aragenda tubwira byinshi bimwerekeyeho, ngira ngo kuri iyo myaka mvuze yose akiri kuri hit kugeza na n'ubu. Noneho ubu ngubu bimeze nkaho ari gukiza super manager, bimeze nkaho ari gukiza muri iyi 2020. Navuga ko yabereye abandi nyatsi. Wagira ni gukiza. Ibanga ni iriye super? Ibanga ni ukudacika intege, ugashyira Imana imbere ukanakora. Imigisha y'Uwiteka ijyana no gukora. Ndashimira Imana yampaye umugisha. Ndashimira igihugu cyanjye cyashyigikiye ibikorwa byanjye nkuko gishyigikira ibikorwa bya buri munyarwanda wese ukora ibikorwa bizima. Ndanashimira, ndishimira jewe ubwanjye kuko nanjye nicara Imana ikampa umugisha, igihugu kikanshyigikira, ariko singaragaza ubushake ntacyo mba naragezeho. Singaragaze nanjye gupambana ngo njye. So ndabyikesha Imana, ndabikesha n'igihugu. Ibyo bintu bitatu. Yes, ati ndabyikesha ndabikesha Imana, ndabikesha n'igihugu. Ngira ngo navuga ko super na abastari bakeya bakora interview bagashimira igihugu, bagashimira yes wenda Imana barayishimira, ariko ni abastari bake bashimira igihugu. Super, navuga ko uri umupatriote. Ibyo bintu iyo spirit uyikura hehe? Kura kubaho navutse ku babyeyi, ntago ari ibintu jewe nigishijwe, ni ibintu nonse mu mashereka, kuko ni ibintu kuba natangira kumenya ubwenge mu byo nigishwaga n'ubu ntazibagirwa. Nigishwaga kubaha Imana, nkubaha igihugu, kandi nkirinda kwiyandagaza kubimbwa. Ni ibintu rero n'ababyeyi b'Abanyarwanda nabashishikariza bose kuko ni byiza umwana arabikurana. Niyo mpamvu nabyangiyemo. Ni nka bya bintu bavuga ngo ni karande, nibyo ni karande ariko nziza, ntabwo ari karande mbi. Ngira ngo super ntaribagirwa. Navuga ko natangiye mvuga ko uyu mwaka wabereye abandi nyatsi. Navuga ko abantu bagiye bawugiramo ibihombo byinshi bigiye bitandukanye, kampani nyinshi zagiye zihomba, ndetse n'abantu bikorera ku giti cyabo, memu n'abahanzi barahombye kubera ko nta n'ibitaramo byigeze biba byagiye bikorerwa kuri YouTube mu buryo butandukanye n'ubwari busanzwe. Ariko we nko muri iyi myaka 4 nari ntangiriyeho mvuga, wavuga ko uyu mwaka wa 2020 wabereye abandi nyatsi ari wo mwaka we waba warinjijemo akayabo k'amafaranga atagira ingano. Nabangiye kure y'ukuri uko niko kuri rwose, ntago beshya. Ni nabwo mu buzima bwanjye ninjije amafaranga icyarimwe menshi kurenza ikindi gihe cyose. Andi twajyaga tuyafata ariko tukayagabagabana twagiye mu bintu byacu by'ubwagenti, turabizi by'umupira. Ariko miliyoni 200 zaje uruganda rwa Esperanza rukora ibyo kunywa, uruganda rwa Esperanza Group Limited, rwenga icyo kunywa cyaba igisembuye n'ikidasembuye, ndetse rukora ibyo kunywa byiza mu Rwanda. Ubundi rwo rwa mbere kuko warabibonye Diamond ejo bundi yagaragaye nk'icyo kunywa cya Esperanza na Medicageri. Nanjye super manager
ni amahirwe rero nk'uko bivuze uti uyu mwaka wabaye mubi ari kusekera wowe bya bindi nyine byo nakubwiye umugisha w'Uwiteka ngo iyo wakuziye uhahiraho abandi baburiye ndashimira Imana. Super. Hari udukoryo ugira ndabizi ntujya wiburira buri mwaka byibuze uba ufite ibintu bitatu ugomba gusangiza abantu, ibintu bitatu navuga ko bidasanzwe biri buze bigakoma abantu koko kandi bigafasha urubyiruko nkuko uri youth inspiration. Super, ibintu bitatu none ufite muri aka kanya wenda navuga nk'ibanga wakoresheje muri uyu mwaka 2020 bigiye inspiring urubyiruko, bigiye gufasha abanyarwanda bose uri kugenderaho muri iyi minsi, uri kugenda winjiza nako kayabo. Ibyo bintu bitatu ni ibihe noneho? Cyambere sinasinziriye, narihengekaga wenda niyo byabagaho narihengekaga gusa ariko sinasinziraga. Naraga ntekereza uburyo nahindura ubuzima bwanjye, bya bindi nkakoresha ya kanuni bita ngo ni think big, tekereza byagutse. Cyo ni cyambere, sinigeze nsinzira na rimwe. Cyo ni cyambere. Nawe uranabireba niyo wandeba ku maso sinya nsinzira burangira amaso atatu, kandi umuntu muzima wese ubundi yakagiza amaso atatu nka superman. Amaso atatu, hari amaso abiri areba bisanzwe, hari n'irindi riza gusesengura ibyo warebye, apana kuri ibintu gusa ukagenda. Urabyumva icyo mvuze? Kureba umuntu nkuri ukavuga utari kuri ano umuntu, ariko ibyo avuze ni ibintu by'abantu bazima, reka ngende mbyigaho. Ubwo warebye ariko ibyo warebye wabishyize mu byo bita ngo ni kaboshe mu Gifaransa. Icyo ni icyambere, ujya kubisesengura. Icyo ni icyambere uracyumvishije. Cya kabiri sasa, nanze gucika intege. Try and fail, but don't fail to try. Gerageza utsindwe ariko ntuzananirwe kugerageza. Kandi buriya ukugerageza ugatsindwa niko ukudacika intege ni kugera ugatsinda, kubera yuko uzarebe iyo urimo kwiga kurasa, ubwa mbere urarasa ugahusha, ubwa kabiri ubwa gatatu ariko kugera ugatangira gukubita aho unasikia ugakubita handi habigenewe sasa henyewe, ariko ucitse intege ukarasa rimwe ukabireka ntiwaho. None se ngiye kukubaza ubinga byo ziri ku rugamba zikarwana zigapfamo zimanika amoko ziti turatsinzwe? Ubwo nuko rero boro natwe ntubone tugeze aha, hari ibyo twakoze byinshi birafailinga ariko twanga gucika intege. Niyo mpamvu never give up the fight till you put your feet in the glove. You know this is life, man. In life, for me, I don't have a job. My job is my, how can I say, is my talent. Nobody who employed me. Nta muntu wamaye akazi. I employed myself. So I have to use all my talent. Ngomba gukoresha talents zanjye zose mfite ku buryo bwose bushoboka ikanyinjiriza. Natangiye abantu banseka bavuga baturiya muntu menyere nk'umusazi. Urabyibuka? None ubu ninjije miliyoni 200. Ndagenda muri Benz ya miliyoni 35 Mercedes Benz. Hayibaze ubwo banzegaga. Iyo ncika intege nkabaha amatwi nkemera ibyabo, ubu simba ngaragaye. Ariko ubu ngubu babandi bansekaga nabo bavuga bati super ni super. Ni nabo bavuga bati umuntu ari we wese ushaka kugira ngo abe umusitari biragoye kugira ngo ahangure super. Ariko nibo bakera bavugaga bati sura muto. Ariko niko bimera, ntago nabarenganya. The start is hard. Iteka intangiriro ubu ngubu mubera wowe uvuze none ahangaha mubera agiye uvuga uti giye amaherezo muri iki gihugu nzagira radio na televiziyo ukabivuga. Abantu bavuga bati ariko cyawa ugiye kurota ugenda koko. Rero to never give up ni ikintu nashishikariza buri wese. You fail, you sweat, but you can't give up. A real fighter never gives up. A real fighter is a winner. You get what I'm saying? Choni chaka. That is the second. Third, ugomba no gusenga ukanubaha amategeko y'igihugu. Nabikubwiye buri amategeko y'Imana n'ay'igihugu birajyana, biruzuzanya. Kubaha gahunda z'igihugu, kubaha n'Imana, kuko burya ibintu byose ukora Imana itabihaye umugisha ni zero. Buriya mu Giswahili baravuga ngo juhudi hazizidi kudura. Uzi icyo bivuze? Ngo umwete ntabwo uruta umugisha. Ushobora gukora ugashyiramo umwete, ariko ibintu byaba bitari blessed bidafite umugisha ntugira ugera. Niyo mpamvu iyo ukora ikintu ngira ngo ushobora kubona abana bariga bakiga ari 30 ugasanga n'umuswa wari umuswa ni wabaye billionaire. Why? Ni blessed. Yarakoze ariko asaba na bless.
niba wataranayisabye burya ashobora kuba mu muryango akomokamo, kuko twebwe nkatwe twemera Imana, twemera ko n'imiryango dukomokamo ushobora gusanga umuryango ukomokamo warakoreye Imana utarahemukiye Imana ya bless ikayizana kuri wowe. You get what I'm saying? Hari inkuru iri gutrendinga muri iyi minsi navuga ko ihereye no kuri izo miliyoni 200 wavuze ko wasinyiye. Mu minsi ishize nibwo nabonye ndumva ari ejo nabonye tweet ngira ngo na Instagram ya Eddy Kenzo ya postinze ifoto yawe uri wicaye kuri table no kumwe n'abandi bakobwa ngira ngo hari muri press conference ibyo ibyo byose. Eddy Kenzo yaragize ati ibyo byose uyu mugabo arasa nk'uwari uri kunyintroducing, arasa nk'uwari uri kumvuga. Wowe na Eddy Kenzo communication hagati yanyu ni iyihe? Navuga ko wowe na Eddy Kenzo niki kiri hagati yawe na Eddy Kenzo? Kenzo ntabwo tuziranye. Uretse ko nakurikiye background ye nanjye maze kubibona, nakurikiye background ye numva nayo yaraciye mu buzima bukakaye nk'ubu bwanjye. Kamanda rero iyo ahuye na Kamanda ujye ubibona, Chikinorisi yahuraga na Vandame bose bagasanga barakoreye amafunzo ahantu hatandukanye. Umwe yaramubwiraga ati ndi Kamanda, undi akamubwira ati wize biki, undi akamwereka ati jewe wenda narangije Korero yare yo mu Birigi, undi wenda akamwereka ati nanjye narangije West Point yo muri Amerika. Bakarebana batya sawa Komanda sawa, agahita amubwira ati mwana ati koraho ati kora ati sa, kumbe nawe uri Kamanda. Eddy Kenzo rero nawe ni Kamanda, ntabwo rwose nshobora kukubeshya, ni umwana wirwanyeho from zero to hero, ngire ngo urabizi. Umwana from mu Masaka yarabanje ajya mu mupira biranga football, ajya mu by'imiziki, ajya muri ntuza kuru ya za Bobby Kuru, ba Bobby Wine bamukuramo bose barashugajugunya. Ariko Uwiteka nyine impamvu nakubwiye mu Giswahili baravuga ngo Mungu amutupi mujya wake, ngo Imana ntigita umuntu wayo, Imana arigira gukira muzamura. Niyo mpamvu rero mvuze ari amazina amukora ku mutima kumva ramwatakinga, kavuga ati Imana we ubuse uyu muntu n'igihe yavugaga. Ariko mu by'ukuri byahise bimwereka ko ari undi Kamanda, ntago buri yapfuye gupostinga. Mbere yuko postinga arabanje ajya muri CV araperuzinga aravuga ariko ubundi uyu muntu ninde. Niyo mpamvu nagiye kuri Instagram yanjye nsanga yarayikinze ifoto yanjye ndi kumwe n'umukire wa mbere muri Afrika w'umwana muto Mohamed Dewigimo uri ufite miliyari 3 z'amadolari, nasanze yarayikinzeho. Mbona ndi kumwe na Meddy Kagere yarayikinzeho, mbona ndi kumwe n'uriya mutoza w'umwongereza Karim Shawn yarayikinze. Ubwo rero yabanje guca muri CV, arabanza aritegereza arareba, aravuga yes this is a real front line commander. Ibyo byose uyu muntu arabasha. For sure we share the same history of life, because he struggled for himself also. He came from nowhere to everywhere. He came from nothing to something. Yeah, he built just his empire from zero to hero. That's why also Eddy Kenzo is my ghetto mate. We share the same background. Yes, hari background mu musharinga koko nibyo mwese mwara strugglinze kugira ngo mugeraho muri uyu munsi. Ngira ngo super hari ikintu abantu benshi bagiye bakomeza kwibazaho, baravuga bati Eddy Kenzo ni umuhanzi, navuga ko rimwe na rimwe abantu bajya banamwitiranya ko banavuga ko ari n'umunyarwanda ushobora kuba afite inkomoko mu Rwanda. Ngira ngo nawe yajyaga bivuga, aravuga ati mu Rwanda dufite abahanzi bagiye bakomakomeyemo, ariko Eddy Kenzo ntabwo tujya tubona abapostinga agira ikintu abavugaho. Ariko Eddy Kenzo agize gutya postinze super manager amuvuzeho ibintu nka biriya, nibyo koko bisa nkaho byamukoze ku mutima. Super, wowe ukibona ibintu nka biriya wiyumvisha ute? Ndabikubwiza ukuri n'ubu ndabivuze imbere y'Abanyarwanda, biranshimisha ariko ntibintungura. Ndabikunda umugabo se mbizi, ubu sengiye kukubaza arikoze nakoze ibikomeye byo kwikura hariya urambira gupostingwa na Eddy Kenzo, nubwo na postingwa n'umwana wa Donald Trump, nubwo na postingwa na Joe Biden ugiye kuba president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta cyantangaza. Ahubwo icyantangaza ni ukuvuga ngo soma nagiye asubiye inyuma, nacyo cyatangaza abantu. Kuko nigeze kuvuga nti u Rwanda iki gihugu cyacu ubu ngubu nubwo cyagura icyogajuru kizajya kimonitoringa isi yose uko iteye, ntibyatangaza abantu. Kuko ibitangaza ni cya gihe igihugu cyacu aho cyari mu curaburindi mu buzima bubi muri 1994, jenoside urabizi yabaye hano muri iki gihugu, Abanyarwanda igasiga igihugu kibaye kibi, kibaye amatongo, kibaye umwijima, kibaye amarimbi. Ariko leta y'ubumwe president ayiyoboye igihugu bakacyubaka from zero to hero. Ubu rero ibindi ni ukuvuga ati nubundi nibwo babikora, abantu bavuga bati bara nabagabo turabizi. Nubundi se bakoze ibikomeye byo kugarura igihugu ibuntu cyari cyaragiye buzimu. Ubwo rero ni nkange super manager, urabyumva? Ni nkange super manager,
kuvuga ngo super manager niyo wajya kubona ukabona haje indege iri hari inaga amadolari mu kirere igenda inaga amadolari igihugu cyose bakavuga bati dore ni super manager yanaga abantu bavuga bati ibyo tubimuzi nibisanzwe kuko baravuga bati se super yakoze bikomeye umuntu wikuye mu ishyamba yari umukonyine yaragiraga inka kaza akaba umusitari akemerwa Kigali nzima akemerwa Afurika nzima akemerwa East Africa ubwo uzi ikindi cyakora ubuzi gitangaje ni iki cyari gitangaje ni ukwikura hahandi umuntu urirwaga inyuma y'inka yambaye boots yambaye rugabire none ubu ni umusitari muri Kigali aracaho kapitali bagatera isaruti bati the front train commander ngo waratambutse ibyo rero nibyo byari bikomeye wabyumvishije nizere ko wanyumvishije oya nakumvishe cyane hanyuma super wenda tutarajya kure reka mpite nanongera nkumbuza abantu kuko hari abantu bari bamaze iminsi bambaza batari ko CJ kumbona nta kintu heruka kuduha we na super manager bite kuko hari ibintu byinshi uziranyeho na super manager bayi unanavuga reka nongere nibutsa abantu ko ikintu kijyanye na concert ya tour yawe yagomba kuzenguruka igihugu cyose super wenda uwavuga ko covid-19 ariyo yayikomye mu nkokora ntago yababeshye ariko noneho umwaka utaha nubwo yaje gakoma mu nkokora ariko nagira ngo mbabwire ko tuwizazenguruka igihugu izaba yitwa super tour show rock with super manager super sponsored by Speranza Group Limited ubwo Speranza ni izabihagarariye show zose za super manager izenguruka igihugu super yiyereka abanyarwanda babonye ibintu byiza byinshi after genocide nyuma ya genocide babonye ubumwe iterambere ry'abari n'abategarugori ubumwe n'ubwiyunge babonye amajyambere mu cyaro babonye abana kwiga batavangurwa babonye kujya mu mirimo itandukanye nta muntu kubaza ngo wowe uri uwo kwande bakareba gusa ubushobozi bwawe mbese igihugu cyaratekanye umutekano hari n'umudendezo n'iterambere byose n'amahoro ariko hari ikintu abanyarwanda barara badasinziriye kimwe bakibura barashaka kubona super manager kuvuga batese super manager tuzamubona dutamaso ku maso umwana wacu ngo tuzengurukemo twese tumurebe tuvuge tuti koko noneho turemeye ubu nta kindi tukishyuza ibyo twishyuzaga no kureba super manager kuko ibindi gihugu cyarabidukoreye uniki tuzanira super manager tukamubona ubwo gahunda zose zaba zirangiye wenda super wenda tukiri kuri iyo ngingo ari ibintu biba bisa nkaho nabona ko hari ikintu wigeze kuvugaho ngo twabonye lockdown ariko noneho umunsi iyo concert yawe izaba itangiye navuga iyo tour yawe nta nubwo izaba ari lockdown isanzwe nka yindi yabaye yatewe na covid iri izaba ari super lockdown iyi ngiyi yatewe na covid urumva iyi ngiyi yari fake lockdown izazanywe na super manager na concert ya super manager bizaba ari super lockdown I'm telling you hanyuma ikintu nashaka kukubaza kuri iyo super lockdown abanyarwanda hari abantu b'abafana bawe bumva bifuza bose kuba bakubonesha amaso ntago bihagije ubona ko ku modoka ari igihe babashaka kuyikoraho babashaka kuyiterura babashaka kuyikurikira ndibuka ngira ngo ku munsi wa Rio Day nabonye abafana baguterura icyo gihe nari impari iryo shusho ndarifite super urumva abanyarwanda bose uzabageraho ukabakora mu ntoki oya abanyarwanda bose ntago nabazengurukamo bamuganiye cyangwa se ngo mbagere mu bakore mu ntoki ariko nibura nzajya mpagarara imbere yabo muri buri gace ku Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda hose nzajya mu Budage nzajya mu Faransa nzajya mu Birigi nzajya hose aho bari abanyarwanda diaspora y'abanyarwanda hose USA hose nzajya nge mpagarara mbabwira nti umwana wanyu super manager mtoto wa Mungu the konyine boy ambassador of the ghetto the front line commander the real brand ambassador the real brand ambassador of Speranza inti dore ndaha imbere yanyu mbasuhuze gutya nibambona gusa bazajya bavuga bati nta kindi tukishyuza u Rwanda bati imyenda kuko u Rwanda rwabahaye byose amahoro umutekano iterambere ubumwe ariko ikintu abanyarwanda bavuga bati turashaka iki kintu nacyo u Rwanda rukidukorere kugira ngo tube noneho turi full nta kintu tukishyuza niba tuzanire super manager ducemo twese abanyarwanda dusuhuze kandi koko nibahumure reka lockdown na mini covid reka irangira Imana idufashe nta kintu kitagira iherezo amaherezo izarangira tu witeka arahari kandi nibiramara gushira ubwo ikizakurikiraho ni super manager kuganira n'abakunzi cyangwa se kwigaragariza noneho mu ruhame sasa abafana banjye bakambona
hanyuma super hari uburyo wenda iyo umuntu arimo aragenda agafata navuga ko nka uyu munsi wenda tubarira mu bantu barenze uruhombero warenze umurongo w'ubukene warenze uruhombero rwose wavuga ko warenze uruhombero ntago yaba abeshye hari ibikorwa baba bateganya kugenda bakorera abantu cyane cyane ko nawe uri umwe mu bantu bakunzwe n'abaturage b'igihugu ndewe na diaspora nta kintu waba uteganya gukorera abaturage bose muri rusange mwe bazajya bavuga bati ibi ngibi iki kintu mfite uyu munsi ni super manager nkuko twagiye tubona nyakubahwa perezida wa repubulika atangagira inka Munyarwanda we nta kintu waba uteganya gukora nk'icyo kizagoma mu mitwe y'Abanyarwanda bitari umuziki bitari ukumanaginga bya football bitari ibikorwa bya bitandukanye byo kwamamaza nta kintu runaka waba ushaka gusiga nk'umurage ndagikora ariko buri gihe wibagije kandi urabizi oya ntago ngiye kwibagirwa ndibuka hari abantu benshi ugenda uremera ndabizi ngira ngo nuwavuga kuri show ya M200 hari amafaranga wahaye umumama cyo gihe nari impari wagiye utanga amafaranga byo kuremera byo mafaranga buriya ni byiza kwigisha umuntu ukora bifi aho kuyimurobera ibitekerezo byanjye abo byubatse nabo byahinduye igihugu cyose no hanze y'igihugu ni benshi ndi umuntu w'urubyiruko nakuye ibitekerezo byiza kuri data wambyaye mbikura no ku mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika wacu ni umubyeyi tunaretse ibyo kuba ari perezida w'igihugu cyacu no mu myaka arambyaye ndi umwana we mu buryo bw'imyaka nyine so mwumviraho nk'umubyeyi nkamwigiraho nk'uko nigira kuri data kandi nanjye nkabyapurayinga kuri barumuna banjye ndizera ko hari abana bari muri za kaminuza hari abana bari mu mashuri atandukanye benshi nabaremye mu mutima w'uko gucika intege ari bibi nabaremye mu mutima wo gukunda igihugu cyatubyaye nabaremye mu mutima w'uko kurengwa no kwibagirwa no kwirara ibyo ufite cyangwa se ibyo ugezeho bigucika ibyo bintu rero ni bimwe mu byo wambaza guti ibyo ugenera abantu kubakorera ibyo ngibyo ni bimwe ariko n'ibindi bizagenda biza umunsi ku munsi kuko tuvuge none aha ngaha niba mfashe nk'uko wabivugaga abana b'Abanyarwanda nkabwira nti mukina umupira ejo mbashakira isoko burya mba mfite icyo mfashije igihugu mba mbahinduriye ubuzima mba mbahindura abo bakomokayo mba n'igihugu cyanjye giteje imbere kuko mba ngabanyije unemployment ibura ry'akazi mu rubyiruko ngira ngo urabizi ibyo rero byose ni bya bindi byongera ku kibazo warumbajije uti ni gute ushobora noneho kugira icyo wafasha abantu kugira ngo babone koko kuri umustar ariko ufite n'inyungu ugira icyo umarira abantu urakoze cyane Yes super tukira aho ngaho ngira ngo reka tujye tugenda dukora hirya no hino ufite ibintu byinshi rega na umuntu yakubaza ni byinshi ntago umuntu yahita bivugira rimwe ariko tugaruke wenda kuri Esperanza navuga ko ari rwo ruganda ruri gutrendinga muri iyi minsi rwasinyishije umustar super ari deal navuga ko wakoze navuga ko n'izindi nganda zagakwiye kureberaho wa mugani zikagushoramo agafaranga ukazamamariza kuko byari kugorana kuba Esperanza yakigondera Diamond Platnumz ariko bafashe super Diamond Platnumz twamubonye ari gusoma ikinyobwa cya Esperanza tubona Medica Gere nk'umutubareri wa mbere muri Afrika afite icyo kinyobwa cya Esperanza niki kintu wabwira andi makampani ataratera intambwe kugira ngo aze mukorane icyo navuga ku mugaragaro andi makampani ataratera intambwe kugira ngo icyambere ntushobora gukora ibintu utabigaragaza umukuru w'igihugu cyacu yigeze kuvuga ati niba ukora ibintu bisobanutse bishyire hanze tubibone abantu babibone apana kuvuga ngo je nihereranye ubuhanga ubwo nubundi ntabwo ufite ubwo suri umuhanga nyabake niba udashaka kugira ngo ubwenge bwawe cyangwa ubuhanga bwawe sharing n'abandi niyo mpamvu Esperanza yavuze ati twebwe turakora icyo kunywa kigabanya ibinure cy'umunyarwanda cyangwa buri munyafrika wese ashobora kunywa akagubwa neza kidatera indwara kidatera amavunane cyushobora kunywa bya bindi umuntu abanywa za whisky ugasanga arababara imitwe nk'iriya whisky yabiriya bita ngo ni millennium muhirizi whisky ni whisky kugeza ubaka kanya makuru ahari nuko na ndakubwiza ukuri bamaze gutangira kuyimportinga mu Bwongereza umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth nawe agakoresha kare akawhisky akanywaho biriya ni ibintu bigaragaza ko ibintu birakorwa ni ibintu biri bahawe igikombe mu Rwanda bahabwa igikombe hanze y'u Rwanda biriya byose niyo mpamvu na abantu bari super nabo batinyutse gukorana na super manager niyo mpamvu nabahimbye kandi mbita Super Esperanza ni Super Esperanza Industry Group Limited Esperanza babivuze kuko ni uruganda rukora ibyo kunywa ariko rugezweho mu Rwanda warabyiboneye wa mugani wawuvuze ukuri uti bari bugonde Diamond bate bari bubone Kagere Medi bate ariko baravuze bati niduca muri super manager bari abantu bose turabageraho ntago bagaragaye barimo kunywa kira cyo kunywa ubwo rero icyo nagira ngo mvuge nuko nkuko waruvuze ahubwo n'abashoramari bakwiriye kwiga bakavuga bati nitutagaragaza ibintu byacu mu wasitari ntago tuzapfa tumenyekanye urakoze cyane mube
Super, ngira ngo reka tugende tugana no ku musozo w'iki kiganiro. Haba hari ibintu byinshi twakavuganye, hari ibintu byinshi biba bigenda bikuvugwaho n'ibintu byinshi ni byinshi, ariko ngira ngo navuga ko n'amasaha arimo aragenda aducika. Tutarasoza tugenda tugana ku musozo, ariko banza ugira ubutumwa utanga ku bijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19, ugira ubutumwa utanga ku banyarwanda bose. Ubutumwa natanga kuri iki cyorezo, dukurikiza amategeko n'amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima, turushaho kwirinda icyo cyorezo, dushyire mu distance nko kubona twabikoze uku. Kandi ikindi Abanyarwanda bibuke kwambara udupfukamunwa, sanitizer wabibonye hariya ndayifite hariya, nabibonye nanjye wayinkarabira, niyo mpamvu ubona twashyizemo metero. Ariko nituva nangahanga tugomba kujya gushaka ubupfukamunwa, ko barabura nakubwiye ntihari buriya bwari bwanduye, nabwo bwabo bwazana ibibazo. Nabonye ufite n'ikarito yabo, ikarito turafatamo hariya nta kibazo. Hanyuma ikindi, dukundane, dukurikiza amategeko y'Imana n'igihugu, tuzavamo abagabo. Dukurikiza amategeko y'Imana n'igihugu. Igihugu nikivuga kiti mucangamuke mukore rubyiruko. Perezida wacu akunda urubyiruko pe. Nejo bundi arahira warabyumvisha, yaravuze ati iyi manda ni yanyu. Kandi yarabidukoreye kizo Minisiteri y'Urubyiruko. Hari harimo amafaranga. Za BDF zirababwira urubyiruko ziti mugaragaza imishinga tubateze imbere. Bakurikize gahunda, bumvire amabwiriza umukuru w'igihugu abatubwira, tureke ibiyobyabwenge. Ngira ngo mube namwe mujye muri abanyamakuru, mujye mwigisha n'urubyiruko. Ibiyobyabwenge byisha urubyiruko. Amatabi, ibintuza byiriya bitera ibishingi kibiriya byose bya mugo, babireke bira nta kintu byamara. Rwose dukoresha amahirwe igihugu cyaduhaye. Igihugu kiradushyigikiye, ariko natwe tureke kwigira nk'ibintu by'ibigoryi, ngo urajya kunywa ibimogi, kunywa intuza biriya n'iki bya bindi migo bya mugo, birakumarira iki? Biriya byakumarira iki? Nicyo rero nabashishikariza rwose, bareke ibyo bintu by'ingeso mbi, dukurikiza amategeko y'igihugu, twubaha Imana, tunakore tucangamuke, twandike imishinga nk'iriya. Yo BDF ivuze iti muzane imishinga yanyu tuyirebe, urubyiruko tubateze imbere. President yadutengeye ministries, ministry hariya na BDF. Minisiteri y'Urubyiruko irahari y'abajene. BDF itanga intuzo inguzanyo ku bantu bakora imishinga zirahari. President yaravuze ati mukore mutware ibintu hariya rubyiruko, baba supporting namwe mwiteze imbere. Lakini bazagusapotinga ubwenge budakora, wagiye mu biyobyabwenge. President yabivuze ati wavamo umuyobozi ute ukoresha ibiyobyabwenge. Urakoze cyane rero. Alright, reka rero ikiganiro cyacu tunagisoreza ahangangira ngo reka dushimire super manager wabanye natwe ku kiganiro gitangira kugera tukigeze ku musozo. Of course, ngera DJ mubera iyi mukomeje gukurikirana ni Afri Life TV. Stay in touch.